Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Mwaramutse neza, gitondo cyiza, Uwiteka duhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, ukarema umuntu uganika ikirere. Akanya nk'aka ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye uburyo ki wabanye nanjye kuva navuka kugeza uyu munsi. Ngushimiye ko undinda ukanyitaho, atari uko Mana nakoze neza cyane nakiranutse, ahubwo ari imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Ndakwinginze ngo aka kanya hari ijambo ngiye kubwira abankurikira kuri YouTube channel yanjye ya BTM TV. Ni ijambo nanjye namenye, byari byo byose wasize utubwiye ngo Mana nitumara kumenya ukuri tuzakubwire n'abandi, ko n'abandi uko kuri kuzababatura. Niyo mpamvu ngiye kubasobanurira ukuntu izina rya Yesu Kristo ari Imana. Nkaba ngiye kubasobanurira n'iby'uyu mubiri twambaye ko atari uwacu, ahubwo uyu mubiri ari insengero z'Imana. Ngaho rero nshoboza unkomeze, umpe imbaraga nindi vuga benshi baryumve nk'uko nanjye narisomeye nkaryumva, kugira ngo Mana ntagirwaho n'urubanza. Nganyitaho kandi ungirire neza. Ngusabye bikeya mu byinshi, ariko ibyo wumva wanshoboza kuvuga ubinshoboze. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Mwaramutse neza, muraho. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo abiri. Ni ijambo riri muri Yohana igice cyaho cya mbere, n'ijambo riri mu Baroma ibice 12. Reka dusome, Imana iduhana umugisha. Yohana igice cya mbere haranditse ngo, mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ikintu cyatubereye umucyo w'abantu ni Yesu Kristo. Ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uwo mucyo waje mu mwijima, ni ukuvuga ngo Yesu yaje mu isi, ariko isi ntiyigera imenya ko ari Imana. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yesu yaje mu isi ngo twese atumurikire. Ni ukuri bene data, Yesu ni Imana. Imana ni ubutatu butagatifu. Ni Imana Data, Imana Mwana, n'Imana Mwuka Wera. Abakatolike baravuga ngo ni Imana Roho Mutagatifu. Ni kimwe, byose ntaho bitaniye. Imana ni ubutatu butagatifu. Imana irema ijuru n'isi, irema ibi byose tubona ku isi yabiremesheje, yego, yari biremesheje ijambo. Imana irema ijuru n'isi yabiremesheje ijambo. Ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Ni ukuvuga ngo Imana, iyo uvuze Imana yo mu ijuru, cyangwa ukavuga Yesu Kristo, cyangwa ukavuga Umwuka Wera, uba uvuze Imana. Byose ni Imana. Ibyo rero njya kubimenya, nabimenye hano muri Bibiliya, ariko hari n'umupasita wabimfashijemo kubyumva cyane bita Ezira Mpyisi. Rero ahantu tuba tugomba, niyo mpamvu Imana yatubwiye ngo niwemera uwo mwana uzaba unyemeye, niwemera Yesu Kristo uzaba unyemeye. Kandi Yesu Kristo yaje kugira ngo atumenye, mbese atubabarire ibyaha byacu. Yemeye gupfa kugira ngo ibyaha byanjye nawe bibambwe. Nta wundi utuma tumenya Imana, utuma tumenya izina ry'Imana atari Yesu Kristo. Niyo mpamvu nawe agiye kugenda, abigishwa be bavuze ati, kugiye ukaba udusize, urumva noneho tuzabibwirwa n'iki?
Yesu kirisito arababwira ati mbasigiye umwuka wera, nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha rero iyo wamaze kwikuraho icyaha n'igisa nacyo, ukamara kwikuraho icyaha n'igisa nacyo, Imana irakureba iri mu ijuru. Yesu kirisito arakureba akakwitegereza, akamenya ko wabaye icyaremwe gishya, akakohereza umwuka wera kugira ngo uwo mwuka wera abashe kugufasha muri ino si. Kuko iyi si, urumva isi yajugunywemo Satani, yajugunywemo Rusuferi. Muzi ko ataje wenyine, yamanukanye na 2/3 by'abamarayika. Ntago yaje wenyine. Rero kugira ngo nawe uzabashe gutsinda iyi si, ubashe guhangana n'ibiri muri ino si, ni uko uzaba ufite umwuka wera. Umwuka wera rero iyo yaje aragushoboza, akagushoboza guhangana n'iyi si, Yesu kirisito ukomeze udushoboze katika jina la Yesu. Imbaraga z'umwijima zose turazinetralije. Niyo mpamvu hari ukuntu tujya twiga yuko tugomba guha Imana imitima, tukumva tugomba guha Imana imitima, ariko rero n'iyi mibiri twambaye ntago ari iyacu, ntago iyi mibiri twambaye ari iyacu. Tubisoma mu Baroma ibice 12 umurongo waho wa mbere, ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Iyi mibiri ntago ari iyacu. Hari igihe usanga batabitwigisha, ariko biranditse muri Bibiliya, kandi icyanditse muri kino gitabo cyose tugerageze kucyubahiriza. Yego harimo wenda iby'abana b'abantu bishyiriyemo, ariko hari n'ibyo usoma ukumva yuko biva ku Mana. Dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Dutange iyi mibiri yacu. Iyi mibiri ntago nari iyacu, ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bagira imana z'iki gihe. Hari imana z'iki gihe. Iki gihe ni ibigezweho. Biriya byari ibya kera. Biriya ni ibya kera. Muri iki gihe Imana yarabyoroheje rwose, reka twambare gutya, reka dukore gutya. Iyi mibiri si iyacu. Iyi mibiri ntago ari iyacu ngo tuyisige amatetuwaje. Iyi mibiri si iyacu, ahubwo ni imibiri y'Imana. Ibi bitambo, impamvu Imana yadusabye iyi mibiri, ni uko yari izi ko tuzageza igihe tugashaka kuyiyambura, nyine tukayigira, tukumva yuko imibiri nta kintu Imana iyireba, ahubwo ireba imitima. N'iyi mibiri Imana irayikeneye. Ntabwo ikeneye yuko tuyimadikaho ibintu by'amoko yose. Ntabwo ikeneye yuko tuyimanikaho ibipapiyo, kuko nimba wishyizeho igipapiyo, ufashe umubiri Imana yaguhaye, umubiri Imana ituramo, ko Imana itura mu mibiri yacu. Iyi mibiri ni ibitambo bizima bikwiye. Nawe wisuzume urebe umubiri wanjye koko ni igitambo cy'Imana koko. Uyu mubiri wanjye ni igitambo cy'Imana. Uyu mubiri ni igitambo cy'Imana. Uwusuzume urebe nimba ari ngo imana z'ab'iki gihe nabigereranya na fashion. Urumva hari ibintu bigezweho muri iki gihe, hari imyenda igezweho y'iki gihe, hari imyenda y'ab'iki gihe. Yego, merci beaucoup. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, kuko iyi mibiri ntago ari iyacu. Sinzi nimba uburyo numvishije ijambo, ariko nawe urimo kuryumva. Iyi mibiri, uyu mubiri nambaye, ntago ari wo tuzambara tugezeyo. Kandi hari impamvu Imana yaduhaye iyi mibiri. Yarangiza ikanatubwira ati iyi mibiri si iyanyu, muyitange ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Hari ukuntu tugomba kuyigaburira, hari ukuntu tugomba kuyambika, hari uko tugomba kuyisiga, hari uko tugomba kuyiryamisha. Ibyo byose biri muri Bibiliya. Hari uko tutagomba kwishyiraho ibishushanyo,
hari rezabi diyaborike, hari imyenda itagomba kujya kuri uyu mubiri, ukabanza kubaza Imana, ese uyu mubiri wanjye nkwambika iyihe myenda? Ese uyu mubiri wanjye nkugaburira ibihe biryo? Ese uyu mubiri wanjye nywuha iki? Ibyo bintu byose tukabibaza Imana ikadusobanurira. Rero mureke dutange imibiri yacu, ibi bitambo bizima bishimwe. Kandi Yesu Kristo ni Imana, biri muri Matayo igice cya mbere. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo, kuko Yesu ngo ni izina ry'umubiri, Kristo ni izina ry'ubumana. Natwe rero twambaye izo mbaraga, twambaye kamere twakuye kuri Adamu na Eva, tukambara n'ubumana. Yesu Kristo niyo mpamvu yaje kuduha izo mbaraga, akadusigira umwuka wera, kugira ngo tuzabashe kunesha ikibi, kugira ngo ino si turimo itazabasha kudutwara ikatwibagiza. Ndumva ari iryo jambo nabagezaho uyu munsi wa none, uko Yesu Kristo azajya agenda ansobanura, kuko Imana yaduhaye ibintu bine. Yaduhaye kumenya, gutekereza, guhitamo mu mudendezo. Reka tumenye ijambo, nitumara kurimenya dutekereze, turitekerezeho. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo twige. Ntago iri jambo uzapfa kurimenya udafashe time yo kwiga. Nanjye ndimo ndiga, ariko muri duke maze kumenya, reka ntubasangize. Nitumara kumenya, gutekereza, duhitemo. Yadushyize inzira nziza imbere n'imbi imbere. Niyo mpamvu ushaka guhitamo kwambara uyu mwenda, ngiye nkahitamo kwambara uyu. Ugahitamo kwambara rezabi diyaborike, ngiye nkahitamo kwambara imyenda ikijijwe, ikiranuke, Bibiliya idusaba. Niyo mpamvu Imana idusaba gukiranuka, urukundo, ikatwigisha umunsi w'isabato ko tugomba kuruhukaho. Nawe ukaba wahitamo gusenga Sunday, sun bivuga izuba, umunsi w'izuba. Ibyo bintu byose tukabimenya, tukamenya guhitamo icyiza. Yadushyize icyiza imbere n'ikibi. Iduha umudendezo rero usesuye wo guhitamo. Ngaho rero duhitemo. Hitamo, ushaka guhitamo uti reka iki gihe uhagezweho ibi. Nanjye narabikundaga. Nanjye ibyo by'iki gihe narabikundaga. Ariko ubwo Umwuka Wera yansangaga, nibwo yanyemeje iby'ibyaha, anyemeza ibyo ngomba guhitamo. Ko nanjye ibyo bintu narabikundaga, numvaga nta n'icyaha. Numvaga nyine ari kwambara neza, gusa neza. Ariko uyu Mwuka Wera yagiye agusanga, ukagenda usobanukirwa, ugenda umenya, mvuge nte, njye nte, nambare nte, ndebe nte, nisige nte. Ibyo bintu byose Uwiteka Imana akagenda abidusobanurira. Gitare kisungwa n'amahanga Yesu Kristo, urakoze kubwira ijambo. Ntago nzi uko ndisobanuye nimba ribashe kumvikana, ariko Umwuka Wera ariherekeze, ribashe kumvikana kandi ribashe guhindura abantu benshi. Bamenye yuko hari ukuntu umuntu agomba kuvuga, agomba kwambara, agomba gusenga. Hari ibyo Imana idusaba mu gusenga, uko tugomba kuganira nawe. Mbese ibyo bintu byose ubitwigishe, ko tugomba gutandukanya Imana yo mu ijuru n'izindi mana. Imana yo mu ijuru tuyitandukanya n'izindi mana iyo twizeye izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo iyo umuvuze ukamwizera, ukamufata nk'Imana, niho hantu tumutandukanyiriza n'izindi mana. Tugatandukanya Imana yo mu ijuru, umuremyi Data wa twese uri mu ijuru, tukamutandukanya n'izindi mana dukoresheje izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze rero kutwigisha no kudusobanura. Ukomeze kunyigisha kandi no kumpindura icyaremwe gishya. Byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze rero, niryo jambo nari mfite. Twasomye muri Yohani igice cya mbere no mu Baroma ibice 12. Uwiteka Imana abaha umugisha kandi akomeze kubigisha no kubasobanurira iby'iyi minsi y'imperuka. Murakoze, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.